for single boy nanjye ndi single. Johnny uba urifuza noneho ubu uri single, urifuza umuja mumeze ute? Ego ni icyamamare cyakoze noneho umugabo nshaka muremure kunsumba wateruye kandi mukuru imyaka 30 kuzamura wize ukanganye ku buryo nazajya mureba nka mukanga ahubwo ngiye nzajya mureba nkahita nuza ngenda bakatira ngenda ishinze n'umugabo uzanshobora sha wowe igikombe azagicyura tu Ahubwo hari umuntu ushaka gusubiza ninde? super sexy super sexy super sexy super sexy watuje mugore uraza uturatira utuzungu dushaje tw'imvi twebwe urarebye usanga dukeneye turiya tuzungu ujya kuvuga ngo harya ngo umugore uzafata ngo ari ngo ikigo cye ngo nimba cyitwa Mike nimba ari Jacques sinzi ikizina yavuze baby stop kuko wose we mugabo baby iyo niyo size yawe nyine si yacu Super sexy uri kwiga gute? super sexy ndamwiha Reka nongere mbashimire mvuge ngo mumeze mute, nishimire wowe wakoze subscribe kuri yawe TV ndetse nawe utarayikora ndagira ngo ngusabe kugira ngo ubashe kuyikora ndetse ujye ubona ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Mu minsi ishize mumaze kubona abantu benshi tugenda tubazanira abahanzi bagiye batandukanye, abakora akazi kagiye gatandukanye. Uyu munsi rero murabona imbere yanyu za kamera za yawe TV ndi kumwe n'undi muntu, ndi kumwe n'umukobwa murabona ko nameze niwe Miss mushyashya. What kind of the miss? Miss ni ibiki? Ngende miss. Urabona utari Miss? Oh yeah. I am not a miss. I am the really. Nje ntabwo ndi miss nawe manganye nawe nge ndi watoranyijwe. Uri watoranyijwe Cyane. watoranyijwe nande? Ego ko narurema. Yes, rero mwabyumviye ndagira ngo atangira twibwira amazina ye yombi ubundi twigendere Dutwike twimanukire. I'm John Lee. Gatrons. Nahise murashaka n'ikindira n'iki aho icyo gihe nawe ngiye kubibwira cyane kuba ufite amazina menshi. njyewe erega ndatwika. Witwa ndi yave imuzi n'imuzi? John Lee. Gay John Lee. Hari irindi nakubwiye? Witwa Gay John Lee. Yego. Gay bishatse kuvuga iki? Umuranganzi. Nimba utarize sorry rero. Nta mpamvu yo kureba iyi channel utarize utazi the meaning of gay. Gay mu Kinyarwanda ni umuhungu ukundana n'abandi bahungu. Yego. Uri umuhungu ukundana n'abandi bahungu. Uri umugeye w'umuhungu cyangwa uri umukobwa? Keko. Hasi kukiri kumbaza ibyo bintu man. Urashaka kunereta se basi tubimenye. Nukugira ngo n'umuntu dukurikiranye abashe gusobanukirwa. Iki? Urana ndiki? Ndi umugabo ubwo none. Ndi umugabo. Ko wese usetse. Uri agatoto. Wallahi. Umeze neza. Tugende twinyesebure. Hey baby, excuse. Guys, I'm a bottom. Mwararori ya bottom, sorry. Yes. Yes, rero mwabonye ndi kumwe na Gay John Lee. Abantu wenda batakuze ndagira ngo ubisobanurire uwo uri we kugira ngo none twinjire neza mu kiganiro bagusobanukiwe. Gay John Lee, amazina yawe none hasanzwe nako wavutse witwa Gay John Lee? Keko. Karabaye none aho ango hari abantu batasanzwe banze. Nziko nta numwe utanze. Sure. Yeah. Urusigiye kuzwi n'abantu banga. Njyewe. Hella. Nzwi n'isi yose njyewe sinzwi n'abantu umubare wabo. Abari mu isi baranzi bose. Mu ijuru baranzi, ikuzimu baranzi. Bose nakubwira ko nzwi n'abanga, nzwi na benshi nanjye nazo umubare. Birandenga. Uzwi n'ijuru no kuzimu. Ubumva aho bakoze cyane ari. Hose baranzi. Nose hari icyo nkora nihishe bose siba bandeba. Bose baranzi kuko bose banzi bingana. Kuko bose byo nkora byose tuba turi bandeba bariyo bose.
wambaye neza. thank you. Ubu imyenda reka twigendere gutyo, ndavuze ngo wambaye neza. Joneri, uhagaze agaciro k'amafaranga ngaho baka kanya waje mu kiganiro. hari ikintu kimwe njya mbabwira abanyamakuru muransetsa, ntabyo muzambaza ibindi byose, ariko ibintu bijyanye na konte yanjye n'ibimbe n'ukuntu mbayeho, ibyo byo rwose muramunda sinoga sinshaka kubabwira. Wambabara ugakoramo akagofero byibura rero. Ntayo nkuyemo, Wambabara ukoremo akagofero. ntayo nkuyemo, ujye kundeka. Tujye mbabarira ngenda kwinginga. Emi, Mbabarira ukoremo akagofero. Emi, stop, continue. Yes, rero murabona ndi kumwe na Joneri, amakuru y'iminsi, hari abantu bari bakugukumbuye, hari n'abantu bakubonye bwa mbere kuri yawe. Nanjye ndabamisinzi, my fans. Nziho mwihangane, nitwa Mingla Julius, ndi ingimbi y'imyaka 24. Okay, njyewe mu by'ukuri nkunda kuvugisha ukuri, abatanzi ni mwebwe ndi kubwira. I am homosexual, I'm a gay bottom. Okay, mu Kinyarwanda ndi umutinganyi, ndyamana n'abahungu duhuje igitsina, ariko by the way ntabwo mbikora umwuga w'uburaya, mutabyumva gutyo mukamfatamo indaya. Njye nuko nkunda abahungu bagenzi banjye. Ndakeka muramenye. Thanks. Hari ikintu Uvukiraho ubundi? Njye ndi umwana wa Kacyiru i Gasabo. Uri umwana w'i Gasabo? Cyane. Ubu Gasabozi umwanya yagize mu mihigo? Umva, by the way, biriya se ninde se wize amashuri yose we sabo wa nyuma? Biriya ni ibintu tugomba kwigaho tugasubiza igihe ku gihe. Sorry ntango, ariko mu bintu byose tuzajya duhora tuba aba mbere. Uretse ko binabaye byiza twajya duhora tuba aba mbere tukabahiga, natwe turabapromisinze tuzaba kubita ishoti. Yes, uvuze ko uri umuhungu ukunda abandi bahungu bagenzi bawe. Kwanza ndagira ngo hari wenda nk'umuntu uba ukubonye bwa mbere akavuga ati uriya muntu byamujemo gute, yavutse ari we, byagenze gute? Emi, nta muntu mbonye bwa mbere nabikubwiye. Abasanzwe utanzi yanyumvishe, ntabyo njya gusobanura cyane, maze kubisobanura muri interview nyinshi, bajye ku macano yose bakurikiranye interview zanjye barabyumva ibyo nabasobanuriye. Sinkunda gusubira mu byo nasubiyemo, mbaza ahubwo ibintu bishya bya bene ve. Ufite doye? Ego ndakashye ufite naka. Wakambajije ese abaturage none bagufashe ute muri no minsi, nkabikubwira. Ese umezwe muri no minsi, ibintu nk'ibyo nkabikubwira. Ariko by the way, ibintu uri kumbaza ni ibintu naciyemo nasubije. Njyewe se ndi radio bakanda play igasubiramo ibyo yavuze. Ese abantu bose bakurikiranye yawe TV barakubona? Nimba bamunye kuri yawe TV, none reka nyinire n'andi ma YouTube channel, naho yo bajye kuyahiga bayarebeho, bazenguruka YouTube channel zose zibaho. Ikibazo ngiye kukubaza, wavutse ukunda abahungu cyangwa byakujemo maze gukura? Baby, navutse nkunda abahungu. Njye nakuze nkunda abahungu. Sorry. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? 5. Uri mushiki wabo, uri mu kakandi? The big sister wabo. Big sister wabo? Baragukunda bagufata nka sister wabo? Cyane. Ntango bakiri. Hariho babiri. Babaja. Babaki? Ese ufite abahungu muvuka? Nanjye impamvu nkunda abahungu nuko n'abahungu nta muhungu n'umwe mvukana nawe. Wanyu mwese muri abakobwa? Yego. Mu minsi ishize duherutse kuganira umbwira ngo abaturage hari abantu batarabamenya cyangwa se bakibafata ukundi kuntu, babafataga ukundi kuntu, bakabona bakabirukankana, bakabona bamwe bakabakubita. Ubu ngubu babafata gute umaze kugera kuri urwo rwego? Nose ari itandukaniro. Natandukana n'undi niko akunda nyine. N'ubundi baracyabakubita? Gukubitwa bivugwa, ahubwo leta nishaka ifata umwanzuro hakiri kare, ko twebwe tumaze no kwiheba. Umaze gukubitwa kangahe? Nshobora kudakubitwa ariko nkatukwa. Erega guhohoterwa si ugukubitwa gusa, guhabwa akato nabwo ni ihohoterwa rikomeye. Ntabwo nakubwiye inshuro kuko ni benshi cyane. Ariko nanone dasingiye kubesha, harimo n'inshuti zacu zatwakiriye.
ya babasha no kutuba hafi mu buzima busanzwe bakaduhumuriza. Wenda umbabarire nkubaza iki kibazo, wowe ubwe ku giti cyawe wenda nk'iyo umuntu agututse wenda akakubwira nabi muhuye, iyo ugeze mu rugo aho utuye utekereza iki? sha nyine nibyo nkubwira, n'ihungabana umuntu ahura naryo abitekerezaho kumva wanasara, hamwe wicuza ukicuza n'impamvu wabayeho nawe ubwawe, ugasanga nawe ahubwo uriyanze. Ahubwo umutima ukomeye n'aya mana iba hafi y'abantu kongera ikagukaruma ukagaruka muri moto, ejo bikongera gutyo Imana ikakuba impande pe, ikakubaho. Ubyumve ko abantu bari hanze pe bari kubabaza benshi kandi bari guhemukira benshi, kandi nabo ubwabo batisize, kuko baca umugani ngo akebugereyemo mwene siko niko nawe uzagererwamo. Iyo niyo message nabaha ubundi, ariko ubundi winabimbazaho sibyo, kuko ni ibintu tumaze kwakira biturimo, nta n'umunsi rwose mu gihe leta itarahaguruka ngo ifatire umwanzuro, nta munsi no gupfa tuzapfa. Reka Joneri, urambwiye ngo iyo ugeze mu rugo ugire ihungabana byibura ngewe se njye namaze kubakira, njye mvugiye bagenzi banjye benshi, kuko hari benshi tuvugana ku matelefone banamamagara bari muri ibyo bibazo, bari muri izo situation z'abaturage, ariko njyewe bazibeshye, bazavuga se nzabisanga iwanjye ku buriri cyangwa ku meza bajye bivugira nababyira icyo utaravuzwe yaheze mu nda ya nyina. serious ngiye nshaka kwibariza Joneri, uzagira umuryango? Famille ndayifite baby, mfite famille, nose umuryango si mufite, mfite ba 2 sisters, mfite abana babo, cyakoze ndabura umugabo ngo umuryango we wuzuye burundu. Hari ikindi se abazaryanjye se sibahari? Ubundi umuryango ni ukubyara abana bazarya yawe, nanjye rero nabo mbyaye kuko abo mfite bazayarya, utwo mfite n'utwo bahari, abo bandi bazavuka wenda Imana nibishaka hari ayabo, harabonetse ayabo. Hari ikindi se ahiye ko kwisekera, ariko Joneri rwose nukuvuga ibibazo ngumva na uri bowa direka kuki bikubabaza. Hari ibibazo uri kumbaza nanjye nyine kuki bikubabaza. Dukorana interview nashyushye, nafite ubushyuhe, none rero uyu munsi ndakonje wagira ngo ndi mumbeho kubera ibibazo uri kumbaza narabisubije, naranje. Abakunzi ba yawe TV bigeze babire. Excuse you fans, mwihangane mbasabye imbabazi, ibyo bibazo simbisubiza, nambaza ibibazo bishyashya. Ikibazo gishyashya ndagisubiza ndi proud, kitari gishya. Ubu ufite umugabo? Oya, nta mugabo mfite. Cyo ntabwo uramubona? No, se ndi gushakisha ngende ku isoko ndi nyanya. Si wari wambaye impeta? No, se divorce bivuze ibaye iki? Wakoze divorce? Mfite ba ex cyo koza nk'igihumbi da. Igihumbi barimo? Ba ex. Sha igihumbi barimo. Urumva ufite ba ex igihumbi wowe? Wanyuma mwatandukanye ryari? Ari turi mu kwa 11. Twatandukanye mu kwa 11. Ku ya mbere. Asa ba ex bakubwira ko defo yawe ari defo yanjye cyangwa defo yabo? Defo yawe. Tambashije yabo ngira ngenda bakatira, ngenda inshinze n'umugabo uzanshobora. Sha wowe igikomba azagicyura tu. Uri inshinze. Nanjye ndi umwami, ndi umurinzi w'umwamikazi. Subizwe inshinzi sari abarinzi b'abagabekazi. Uraseka ariko noneho cyaseka nawe useka none inde wowe ngusekere se wowe hejuru y'ikisi kuko uri umugabo wanjye. Ngira uri umugabo wanjye, uri umunyamakuru, ndagusekera nkande? Nyisekera abafana bawe. Wowe ahubwo nsekera baby. Ubonye mu mukobwa kandi excuse, hari ikintu utazi, aka gaterime kagezweho baby. Aba baby nibo bagezweho bro. Undi nakubonye maka baby munabare. None se reka ngiye nibariza abaturage, uretse umva ukuntu abantu bikeka amabinga, mwubonyemo umukobwa baby, ijambo baby ni umukobwa? Ako tuzi ko iryo jambo rikunzwe gukoresha ku bakobwa.
n'umwana ubu mfashe iminje ebyiri umuhungu n'umukobwa cyose utanyise umujama ukanyita be kuri Babylon utari umujama ako mwatangiye no kagira garumura ntabwo ari ukugutuka ndi kugusubiza ibyo mbajije jama na Babylon biragendana wowe suri iki yes rasta always rasta never die. Yes, wari uri kuvuga ngo muri no minsi abantu bari kubahohotera uri gusaba ubufasha ko abantu babashyigikira cyangwa ko leta yabafasha. Nta muntu ndi gusaba ubufasha kwa nsaba leta. Ngende gusaba leta ko rwose sinzi ko bizagenda. Tuba bari tuvuganire batureke. Ko abaturage benshi bari kudisturbinga abage. Bari kubiyenzaho pe. Kandi tuzi amaherezo. Umuntu ahora afite urwikekwe. Mubi wanjuje gakora ku gisamoye. Induru nayo umuntu. Uze ko waje kukumena. None nyine uri gusaba leta ko bavuganira. Hari imiryango wenda hano mu Rwanda yita ku bana, yita ku nyine umuryango nyamuryango akavuga ngo nimba leta ivuga ngo hashyiriraho abanyeshuri. Bagutumye imiryango nibi. Uri gushaka ko bakuvugana. Nge ni ikibazo nshaka kubaza kugira ngo tubireke. Icyo wasabye waje. Saje leta nabona abantu bakuru kandi banatekereza. Icyo nabasabye bacyumvisha. No kuba turwanyiriza ihohoterwa dufitiwe n'abaturage, abanyagihugu bene wacu. Nta kindi. Niri utaravuga ngo abanyagihugu suvuye mu muhanda hari umuntu wagukubise. Hari umuntu wakubwiye nabi. Ngo iki? Hari umuntu ugize akubwira nabi. Nta muntu wambye nabi turi kumwe se. Tutambikanye. Aho duhuriye hano ku muhanda se duhuriye aho naturutse. Ahubwo se ko twari turi kumwe abamotari basigaye bavuga ngo iki? None mbudashaka abamotari ubwabo bavuze ngo iki? Hari ijambo yigize wumva bagutuka. Ndoro bavugishe ko bari babonye ikipe ya Kiyovu. Yego. None ndi Kiyovu. Hayimo urambabaje. Mu minsi ishize nakubajije ikibazo namwe natesha the book the cat vivo babose na the cat na warongera aragusubiza aravuga ati uyu mujama aranshaka iki ubu none mwariyo nishere wanje ahubwo koko no makuru ufite ceceka genda utansenyera ubu the cat nishere ahubwo si uyo mutipe bitevye waje kuneka ngaho uri singo ngaho the cat nishere gosh naragutsegera ubu the cat ni cyucyo cyaje wifiti man wa mugabo we sinzi icyo nshakaho waretse kunyinjira mu buzima none no kunsenyera ese ko nari bumutware wawe namutwara abagabo se ndabayobeye mwese ko musigaye hari n'amage asigaye yitwara nk'abagabo musigaye mwihisha muri benshi wanamutwara mana uwo se muzi ahubwo uriya bebe uriya yaratuje uriya asigaye yaricaye yiyemeye igikoni yaricaye yabaye umugore w'igikoni yaratuje jye umureka ibere mu gikoni wicare mu bebe aratwika yimanukire namubwira iki ukizamukira none narabimubwiye nabe mu kibuga bebe abana bato yadukore nareke dutwike natwe twimanukira ye yakuyemo ariko wallahi hoya nubwo bavuga ngo ndi kumukasa cyangwa iki ubigiye yakoreye nangararo amafaranga afite yatuje natwe tukarya asigaye rumbwire reka nkwaza gakana Arisha Debo ahubwo ari umushaka gusubiza ninde super sexy super sexy super sexy super sexy watuje mugore uraza uturatira utuzungu dushaje twimvi twebwe urarebye usanga dukeneye turatuzungu ujya kuvuga ngo harya ngo umugore uzafata ngo ari ngo ikigo ngo nimba cyitwa Mike nimba ari Jacques sinzi ikizina yavuze baby stop kuko se mugabo baby iyo niyo size yawe nyine si yacu super sexy ni uri kwigagura super sexy ndamwiha yihangane nge ntango njya gufungura amacano ngo ngiye kwigisha uko abantu bakora imibonano reka nge njya kuri cano ngomba kuvugira abagenzi banjye nanjye ubwanjye nkivugira ntango ibyo kwiyandagaza nabikora rwose bya bintu mu gihugu cyacu ntango tubishaka yarangiza akajya akadutuka ngo umugabo we se umugabo nyabaki uzabagabo twahuye nabo n'uwo wabiretse twarizanye tutamureka super sexy kuvuga namuzi si umuntu nkanjye sava amaraso nkanjye afite umunwa nanjye mfite undi mpangara ngo uhangare ni ikibuno afite baby ikibuno ni iki si ibiryo by'ikimonyo
uzabari babifite abibibonye byariye bari bafite ibibuno uko bangana umubiri n'umushyitsi baby uriya mu baby uri gushaka ko excuse you ndamuha agasopo nitwa Gay John Leash super sex stop kugenda wanika abantu bose ubonye bose nk'umugabo wawe wajya ni marayika yawe natwe dufite ba angel zacu iyo nkweto yawe iranjabuka uyu muntu ubushize wihaye dekade wihasha debo ubuje kwa sex ubuse uri n'umugabo we nawe stop nawe umwankanga mugende mukore ikibatayo muze monere amatwi tuyakwe muyagira iki wata ufite inyenye ebyiri cyangwa nagiye kukwibariza sibyo nangiye kukubaza ku muntu witwa Strawberry Ramos. Strawberry my role model I like her baby mureke mwana aratwika Strawberry Gaga I love those people. Strawberry yaravuze ngo ngiye ubu mfite umubebe dukundana arabivuga ku mugaragaro nawe yinjiye muri team waramwakira. Wow, welcome baby. Sure se ayo makuru ko nayo nziza ku mbuga nkoranyambaga. Strawberry ndamukunda ariko ntango meruka kumufrawinga cyane ntawe nyikurikirana amakuru ye ariko welcome kandi congratulations. Barakoze ibintu byiza. Yakoze ibintu byiza nyine. None se washakaga ko agumirwa? Kuyu munyamakuru nakumiro. Ushaka gukomera nkawe se? Wirirwana na mikoro ari wagize umugore wawe. Yesu uravuze ko unarabona wanatwitse wa postinze uvuga uti dore girlfriend wanjye no kandi ufite abagore nk'igihumbi. Ndakuzi tunajoana. Umwana wa Karitsi. Umva muko wowe uyu muhungu atendeka wese avuga ko amukunda sazo ngiye kukubwira ngo ndagukunda ngo bijinjire mu gutwi kwa ataragicara hano ngaho mbwizo kuri ngaho akakanya kugira ngo baby wahita byemera mbwira uti nkunda uyu mukobwa witwa gutya utuye hanaha bivuga imbere ya kamera wallahi niwe njya kumva mwise umuhehesi izina ry'Imana nkundana na Kate umunyamakuru. Kate nibyo ra cyangwa umutipa ari ikinyi. Uri ikinyi. Mbabura nkubaze. Ijuru buri muntu ibikorwa yakoze sibyo nibyo bizamuherekeza. Uri ikinyi. Se nishere wawe. Hanze umuje Kate ni. Umukobwa witwa Kate. Ego umukobwa wabuhuye n'ishyano. Yarakwemeye. Shara mukobwa wawe n'ishyano. Ubwo mwiza nkuriya koko yakundana nawe. Uramuzi se? Namuzi. Kate wawe se uvuze. Baby yitwa Kate. Ubwo uvuze Kate nyine kugira ngo uzajye ubabwira abayitwa ba Katarina ba Kadete bande ngo ni wowe navuze ngo wabihini. Iwabo ni he asute? Kacyiru muranatura. Ese abantu bazo kutoye Kacyiru. Noye. Rambabaje havuke. Utanu bitabuka mukabatwa. Sizina uzirira zina ko navutse ndasanga. Kamutwa. N'umudugudu wacu niko witwa. Nanjye kukubaza buri muntu ibikorwa aba yarakoze hano mu isi nibyo bizamuherekeza no mu ijuru. Wowe iyo utekereje wumva ijuru ryawe rizaba rimeze gute uramutse urigiyemo? Ahubwo nakabuza nimba ibikorwa umuntu akora kwisi abyo bizamujyana mu ijuru nzarijyamo kuko nyagasani yandemye ari uko andemye mvuka gutya ndakura icyo yanumye ku isi nicyo ndi gukora. Hoya none se ndababeshya nicyo ndi gukora ndi kuba sexy ndi gufasha abahungu bacu abo ba ex banje sibyo ubwo nimpfa Imana izambyita ibyo nari nagutumye birarangiye izire mu ijuru nyine warangije cyetse ahubwo iyo natabindaye kwabayiga kereka utabindaya Jese ndindaya uravuze ngo kereka utabindaya ijuru ni wari kurijyaho none uburinda uzarijyaho ntabwo ndindaya Mbabarariba ari wese gufata wenyine. Wumva ijuru uzaturamo nk'ibihembo uzabona bizabingana gute?
Nyagasana azama byinshi nge nzaba umukazana wanjye Nyagasani shuwa none muri iyi minsi ndi gutereta Yesu ndi kureba ko yanyemera tugateretana tugakundana kazanyitwara nk'umugeni we kuri ndi kumutereta sere we nawe nduzaba uri umugabo ndari umugabo Yesu azaba ari umugabo urumva di ubonera boga rukuna ari nziza wowe warumva ari wo bakundanye ngo umutengoye ko bose ari bo bayanga wakwagumiza akabakunda nanjye kwiteretanira rero nzamwanga wagumiza nkundi abise barakwanze abisi ninyatsi nimboza ako veni uko wari uyiteze wayibonye ute reka mbabwize ukuri umva rero yaba abafana banjye yaba abamfobi yaba aba straight bari kundeba babwize ukuri uyu mwaka ni umwaka uyu mwaka wa veni Imana igenda ibutabe wenda ibuzirikane naho Satani azirikiye ni ukuri uyu mwaka ni inyatsi uyu mwaka kandi kera mama yavugaga veni nkumva wana nzaba ndyoshye ndi nka angel wa danje walayi wa ni nka state none do nicaye mu Rwanda na mfite aba ex na sheri mfite ariko by the way uyu munsi ni singles day for single ladies and for single boy nanjye ndi single Johnny uba urifuza noneho ubu uri single urifuza umuja mumeze ute eko ni icyamamare cyakoze noneho umugabo nshaka muremure kunsumba wateruye kandi mukuru imyaka 30 kuzamura wize ukanganye ku buryo nazajya mureba nka mukanga ahubwo ngiye nzajya mureba nkahita nuza urashaka umuja wateruye ufite ibiceri umwe natana avuga ngo iki wangwita urushyi nkirukanka ahubwo simvuga atari wandi wancu tumugere ngo mite mindukira agira ubwoba yiruke ubona udakanga ngomba gukangana reka none ngire kuba umugore ngire no kureka igitinyiro ukuntu bari kuba barankubise mu Rwanda baramaze baranyishe ako bajya gukubita bakavuga ati uriya muntu nasara noneho turamuheraye guhera igihagararo Imana yanyihereye ndeshya na Goliyati ufite n'ikijwi nk'icyagaro none ako se buruze kuri atwika ndabizi nyine none sashaka nkuririmbire ndimbira abakunzi banjye bazajya bamamagara mu manive yabo no mu mariage yabo nyine bahakapera twubane baby bahakapera babarira bahakapera mwana hinyanya genda uririmbishe abashiti bawe nge nawe unaririmba baby nawe ndi muri mudi yabyo cyokoza wande uzaze nkuririmbire indirimbo y'Imana yewe se uzaze twicire nkuririmbire indirimbo y'Imana nura abafana banjye bose cyangwa dukore one day live dusenge dukora amasengesho ari Sunday n'abafana banjye bose urase nese hari umuntu ubaho udasenga Johnny urase nese hari umuntu ubaho udasenga wabonye ubuza urase usiko nugikuzima senga Satani hari umuntu ubaho udasenga nowe nakwitegereje mu bintu byose wambaye ndakwitegereza ari akantu nabonye ari amunda kagasaro kavuze babarira ngira uburashya narakubyiye byo bimbariza inyuma ya kamera ntabwo nyamara abakunzi baba bakeneye kumenya n'utwo tuntu oya wowe nimba utabizi rero bo barabizi tegereza bazabaze nimba ari agaki nzaza nkabasubiza samagi asa nayo ni amagi asa nayo abakunzi ba yawe TV murabona sinigeze ndifinisa ibintu yambaye hasi yambaye sandal ndagira ngo muzirebe yambaye sandale zimeze ukuntu amano yasize verine yambaye n'impeta kwino impeta yo kwino bivuze iki nabyo bazabibaza nzabisubiza uzi kuba abantu mye ngo nkubazi basubiza nta kintu bakubashije ibi byose ubibajije ari uko ubibonye baby excuse you wambaye n'agasaro ku maguru ku kirenge
wambaye ipantaro y'umweru, wambaye akenda sinzi ukuntu iryo bara, wambaye n'akantu kanditseho ngo iki ushaka kubimenya se bwe bashaka ariko siko kiri gushaka kumbaza nakubwiye ikintu kijyanye n'umutungo wanjye ntacyo nkubwira nkubwiye ngo wanditse ngo iki ngo wakaguza ngahe njye se ndi umwana urana ndi umwanda 18 njye ndi umwanda rero uri segeze njye ndi off I'm old enough ushaka kunamika mikoro ntabwo nyigutamika ge John Lee nabonye ku bintu byose higanjemo amabara y'umukara mu bintu byose bikuri ku mubiri nimba ari tiro witeye irasa n'umukara, dread witeye nazo zivanze, nta nanuza witeye ku minwa, ubundi ukunda yahe mabara nukunzaraho ukunda yahe mabara njyewe nkunda amabara menshi witegereje makiyaje mfite mwibira akabanga kantu utari wabonye ukareba imyenda nambaye biri mu mukororombye seriously uzarebe umukororombye yeah it's my LGBT flag ni LGBT HI urayize uyizihe uzi logo yabo flag yabo isute urakoze rero nimba nkubwiye it's my LGBT ni ibyanjye nyine ni flag yanjye uyu mukobwa mubona hano ubu koko tuvuge umuntu wese iyo agiye nkawe nk'umukobwa ubumva bazagukwa nk'inka zingahe nka boyfriend inka njye nta nshaka faranga inka se mbabara nango njye urana ndi muri vize yo kujya kuragira reka ntabwo ushaka se nshaka amafaranga ugasumva nk'umusore yaza kugukwa yagukwa nk'inote zingana nka miliyoni 5 akagukwa tu cyane 5 million none kugize ubwoba z'amadolari ahubwo noneho tumva ko ari amanyarwanda ariko uvuka mvuka mu Rwanda urubushaka miliyoni 5 z'amadolari none se ndakubeshya nzazi kwereka barazinkoye muri mariage yanjye coming soon ahubwo bembi be hakabanga ndabyibutse wambwiye ko ufite ubukwe na Dekati none bwageze igihe ugize wumva Dekati nakubwiye ko ngende gutetana na Yesu ngiye gukora mariage na Yesu kandi na miliyoni 5 z'idolari zaba ari nyeya ugiye none reka nipfire ndamutse mpfuye muzahitemo mufata ugiye kunyica kwica se nta bintu byatanje reka rwanyu ngeze ari aba umufobi koko bakanyica aribo yakubaza uburyo babimenye ko ngiye gupfa uri kuvuga ngo wakundanye na Yesu I'm in love with Jesus. I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? Uwapfa yarihuse atakubonye. Uwapfa yarihuse atakubonye. Barababaje ariko nabo birangirije ibyabo baratuje. Hababaje twebwe tukiri kwisi. Aho ubundi akakenda wambaye bakitanga. Akahe? Abo ngako. Ariko amutipe uratangiye. Abari ku kare babaza kariko abatakazi bazakabaza inzaga. Niko bita mukondo out. Simbizi. Ukitanga iki? Umuco. Ako mwarishutse. Nge nta nshuti ngira kwisi. Nukuri nta nshuti ngira. Ngira abagenzi banjye nkagira abavandimwe nta nshuti ngira. Ubwo murajyaho mukabeshya abantu mukibeshyira n'Imana mukayibeshya ngo mufite inshuti. Ubundi muzi ikintu bita inshuti. Inshuti ni iki? Ubizi neza no mu rukiko abagabo n'abagore numva bajya kurahira ngo tuzapfana mpaka mu gupfa ngo ndanarwaye tuzabana. Umwe yarwara nkabona undi yagiye mu Buraya, undi yaciye undi nyuma, undi umwe yapfa ngategereza ko ndeba ko ahandi bavuze ngo no mu gupfa bazajyana. Nkabona umwe asigaye ku isi akatatangira kwitwaza nzasigara ndera abana. Rurasa urukundo. Jenero ubona urukundo rusigaye nta rukundo rukibaho rubaho ku isi. Na umva wigezeho wenda ako naruriho wowe uko bitekereje nabyemereye Yesu bira yarabagerageje kandi yarabibonye. Yesu yaraje akundana n'abantu arabakunda bimariramo nabo bamwereka ko bamukunze
banamusezeranya ko napfa bazapfana nawe. Burya yapfuye wenyine, bamushyize ku musaraba wenyine, apfa wenyine, ategereza ko ari n'umwe upfa arababura. Yesu muri mu rukundo. We are in love, we are in love. None se nari umupagani nakizwa kandi ibihe turimo udakijijwe wabahute. Twaganira ibintu byinshi, bimwe wanze kubisubiza ibyo nakubajije. Ibyo twaganiriye ni ukuri kw'Imana, bikubwiza ukuri pe. Ndumva nta kintu kizima wambajije. Kunsubiza ibyo nakakubajije wanze kubinsubiza. Oya, wanze kunsubiza ariko n'abakunzi bawe ndakeka nagusigaye ari keza noneho. Kameraman azafata ino mikoro njye kuri kameraman. Cameraman. Uri kuvuga nago. Seriously, he's handsome noneho, already handsome. Ayego. Twika. Yes, rero reka Joneri, reka ngushimire kandi wemeye kwemera kuganira natwe, sibyo? Azafungura tubari ryari ko bindambiye kuguma mu rugo. Ari mu nzoga. Yewe. Oya. Utabizi. Oya. Ese ushaka kutubara. Nshaka kujya kubyina. Nose ako twagorwa. Umuntu azajya mu kabari ngo nindaye. Umuntu agiye mu kabari ngo nayagiye kuba umusinzi. Umuntu agiye mu kabari ngo yasaza. Nta nubwo umuntu ashaka kujya gukora siporo mu kabari yibyinira no nywa amazi. Maze muri mu kabari bakorera siporo. Bayikorera yonyine. Si wowe na siporo wakora. Iwanjye se nangwa baryoshye. Twika. Ushaka kujya mu kabari. Ndabikumbuye, ndabimisinzo. Tubanze turwanye icyorezo cya coronavirus. Ya. Nanibutsa abafana banjye. Wenda iki cyo nsaba abafana banjye kanu kamwe. Nshuti mu nkunda abafana banjye. Mumbabarire dukurikiza amategeko ya leta, amabwiriza ya leta, inama leta itugira. Kwirinda corona, twoga intoki, twambara mask tuvuye mu rugo. Gusigamo intera muri metro, ya. Cyangwa dukoresha sanitizer. Kuko mupfuye nabambahombye. N'igihugu cy'abagihombye. Uko bakunda kuvuga ngo abage mugira ibiceri. Ibiceri kuko mwaba bifite. Simbizi bebe. Ngiye menya konti yanjye sinjya menya mugenzi. Mpamvu buri muvuga ngo bafungura tubari. Oya, ngiye menya konti yanjye sinjya menya mugenzi wanjye. Ngiye wakambaje tufite uduceri kandi ibyo narabikwiyamye urabizi. Sinshaka kubigusubiza. Ngiye garagara nk'umuntu yafite n'uburyo wamba ufite. Oya, tureke ibyo. Ninde udafite amafaranga se? Nindi Imana itageneye amafaranga azatunga mu buzima bwe. Ko nta numwe uzarenzaho n'igiceri cy'ijana cyangwa cya 50. Ariko buri wese yageneye amafaranga ye. Amafaranga abantu bose barayafite, sabage gusa n'abaturage bose barayafite. Kuko banki nanga abage bayibitsamo gusa. Ibitswamo na rubanda rwose. Urakoze kandi. Imana ibaho umugisha, reka mvuge ngo mwakoze kubana natwe. Yarige John Lee mwamubonye. Ubwo bamukunda mu mukunde, abamwanga nawe ubwo sinzi icyo yababwira. Namwe arabakunda. Gusa Imana ibaho umugisha. Ngera atanda bikunda.